twongeye turatomboye bana b'Imana kubaduhamagara na Nyagasani kugira ngo dukize ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kabiri cya Noheli, tariki 31 Ukuboza 2024. Ngaho tujye gusoreza umwaka 2024. Hagati aho buri wese maje kumwifuriza umwaka mushya muhire, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Buri wese aho yagenda mugenzi we mwifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'ihirwe, umwaka wo guhura n'Imana. Buri wese azahura n'Imana muri uno mwaka, nicyo namwifuriza. Ngaya mahirwe akomeye aruta ayandi, ntayandi no kugumana n'Imana, no guhura n'Imana mu buzima bwose bwa buri munsi. Ngaya masomo tujye kuzirikana kuri izi mpera z'ukwezi, ari nazo mpera z'umwaka, adufasha cyane cyane guhura n'Imana. Ngaho turi mu minota ya nyuma, iminota y'inyongera. Iyi somo rya mbere niryo mu ya mbere ya Yohani, umutwe wa 2:18 kugeza ku 21. Bana banje, isaha ya nyuma yageze. Mugeze kumva bavuga ko nyamurwanya Kristo agiye kuza. None ubu ngubu abarwanya Kristo badutse ari benshi. Tumenyeraho dutyo ko isaha ya nyuma igeze. Abo bantu badukomotsemo ariko ntibari abacu, kuko iyo bajya kwa bacu baba baragumanye natwe. Nyamara byari ngombwa kugaragaza ko bose uko bangana batari abacu. Mwebwe aho Yezu w'intungane yabasigishije Roho Mutagatifu, bituma mwese mugera ku bumenyi. Nuko rero sinabandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo nabandikiye ko mukuzi, kandi ko nta cyitwa ikinyoma gikomoka ku kuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho, musingize izina rye. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Inyanja niyorome n'ibirimo byose. Imisozi nisabagire kimwe n'ibisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba nibivugiriza impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugeza ku 18. Mu ntangiriro Jambo yariho, kandi Jambo yabanaga n'Imana, kandi Jambo akaba Imana. Ubwo mu ntangiriro yabanaga n'Imana, ni ibintu byose bikesha kubaho, nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Yarasanzwe yifitemo ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Nuko urumuri rumurika mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bamukeshe kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri. Jambo ni we wari urumuri nyakuri, rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Nyamara bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, abo nabemera izina rye. Ntibavutse kubw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri, cyangwa se ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse kubw'Imana. Nuko Jambo yigira umuntu, maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Yohani yabaye umugabo wo guhamya ibimwerekeyeho, maze arangurura ijwi avuga ati, nguwo navuze nti uje nkurikira aranduta, kuko yariho mbere yanjye. Kandi twese twahawe ku busendere bwe, tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa, ni nako ubuntu n'ukuri byatugejweho binyujije kuri Yezu Kristo. Ntawigeze abona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngaha aho Nyagasani aduhamagaye, kuko adukunda byahebuje, aje kutugera neza kubera impuhwe ze. Twongeye kwishimira ko dusoje umwaka. Muvyeyi, muri uno mwaka ushobora kuba wahuye n'ibibazo, warahuye n'uburwayi, warahuye n'ibisazana, ingorane. Bwira Imana uti, Nyagasani, ndaje bitaragenze neza, ndabigutuye kugira ngo uyu mwaka ngiye kwinjira mu 2025 nzarusha kwitwara neza, nkore neza ugushaka kwawe, mpinduke nkore neza, ahasigaye Nyagasani abari uzangeneye igikwiye. Kandi nanone nusanga warahemutse, wahemukiye,
abo wagiriye nabi, abo wabwiye nabi, pfukamuce bugufi usaba imbabazi uti mbabarira. Buri wese araza gukora akanyandiko nk'umukoro tuza gutahana nubwo mbaye mbivuze kare, ubwire mugenzi wawe ni ukuri naraguhemukiye, dore ahangaha byanciyeho, ntabwo nagusubije, waranyandikiye sinagusubiza, ahangaha wangiriye nabi. Ukore ku buryo mugenzi wawe umwandikira akajambo k'imbabazi. Ushobora kwandika amagambo nk'atatu. Ijambo rya mbere usaba imbabazi, ijambo rya kabiri ushimire, ariko ushobora no gusaba. Buri yose Yezu agufashe bityo bitewe n'umwanya uze kuba uriho, ubwo buryo butatu tuze kubukoresha: gusaba, imbabazi ndetse no gushimira. Buri wese rero nahe mugenzi wawe hari uwakugiriye neza, hari uwagufashije, kuki utamushimira? Hari undi mwageranye ikibazo, kuki utamusaba imbabazi? Hari n'ibindi ukeneye, ushobora no gusaba umuntu ati nyaboneka umwaka 2025 uzamfashe. Buri wese rero akore ku buryo agira viziyo umwaka 2025. Wirinde kugira diviziyo, amacakubiri, amacenga, ibibazo, desordre, akavuyo, umwanda, isayo. Ibyo byose byita diviziyo kuko biragucagagura, bigacagura umubiri wawe, bigacagura roho yawe, bigacagura mubanda. Izo ni za diviziyo. Ahubwo ugendere muri viziyo, icyerekezo. Bishatse kuvuga intumbero ufite. Urashaka kubaho neza, reka n'abandi babeho neza. Urashaka gukira, reka n'abandi bakire. Intumbero nziza ni ukubaho n'abandi bakabaho. Ngize intumbero zacu, twoye kugira diviziyo ahubwo viziyo. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza ku isaha ya nyuma. Isaha ya nyuma yageze. Ese nawe isaha ya nyuma yageze iwawe? Uratekereza ko ari iminota ya nyuma? Iyi saha ya nyuma nk'uko niba twazirikanye mu isomo rya mbere, ari nayo ntego remezo twahakuye. Isaha ya nyuma, bakubwira ko isaha ya nyuma yageze, wabigenza ute? Mbere na mbere isaha ya nyuma tuyumve nk'aho turi ku itariki 31 Ukuboza. Iyo ni isaha ya nyuma y'umwaka 2024. Wongere wumve ino tariki nk'aho nyine isaha ya nyuma ishobora kugera ukitaba Imana. Kandi byaba twongere twumve ino saha nk'aho atari minota 60 rimwe kugera kuri 60, ahubwo isaha ya nyuma nicyo gihe cyo kwisubiraho. Ubundi mubiri iyo bavuze isaha biberekeza cyane cyane ku isaha y'umukiro, isaha yo gucungurwa, cyane cyane ku isaha ya 9 cyagiye kwa gatanu mutagatifu, isaha yo gucungurwa, Yezu Kristo aducungura. Nawe rero icyaguha Imana, iyi saha ikaba ari yo gucungura abandi no kwakira umukiro wa Nyagasani. Isaha ya nyuma yageze. Rero urebye uri gukora ku isaha ya nyuma, urebe niba bihuye n'ubuzima bw'umukristo nyawe. Isaha ya nyuma 31 Ukuboza 2024 iraza kugusiga neza. Wongere uzirikane ko kuri isaha ya nyuma hari abandi batashye, utarushaga ubutungane, utarushaga ubutoni. Atari uko Nyagasani narinjye kuvuga yari abanzi cyangwa bateza ibyago, ahubwo kwari ukugira ngo akwibutse wowe usigaye nawe ko tugomba kwisura, tugomba kwigorora. Nitwe Nyagasani yabwiraga igihe hamagaraga bari abagenzi bacu batashye. Hari mugenzi wacu watashye, hari abandi bahuye n'impanuka, ibibazo byinshi cyane. Ntago ari uko ari bo bari banzwe n'ino si, ahubwo nukunkemera nawe Imana ikagukebura ati igorore hakiri kare. Isaha yo guhinduka, isaha yo kwigorora Nyagasani, isaha yo kwicuza, isaha yo kureka amabi, maze ukagenda mu rugo w'abana b'Imana. Isaha ya nyuma yageze. Isaha ya nyuma kandi kuko n'ivanjiri itamye kubitwibutsa, ni isaha yo kwakira ijambo w'Imana. Na niyo mpamvu Yohani dukunda kumwumva muri iki gihe cya Noheli, kuko Yohani mu nyandiko ze ari mu bavuga kuri ijambo w'Imana, l'incarnation, kuntu Imana yaje munsi, ijambo wigize umuntu. Na niyo mpamvu Yohani tuzakunda kumwibandaho, dukomeza no kugenda tumwibandaho muri iki gihe cya Noheli, atwibutsa ko Imana yaje munsi nitwayakira, twikundira umwijima aho gukunda urumuri Yezu Kristo. Isaha ya nyuma rero yageze kugira ngo twongere turebe aho twagiye tuyoboka umwijima, aho twagiye tuyoboka ingeso mbi, kongera tugarukira Imana, kuko isaha ya nyuma yageze. Evangelie Prologue de Saint Jean, uyu mutwe cyane cyane wa mbere, umurongo wa mbere kugeza ku 18, ni umurongo kiliziya ishingiraho cyane cyane ubwo ihamya ukwemera, indanga kwemera, credo yacu nanga cyeje ishingiye. Uko muri iki gihe abayobe ko twagiye tubibona mu kinyejana cya 4 cyane cyane ba Arius bagiye bahakana ko jambo yikiza umuntu, ngo Yezu ni umuntu ntabwo ari Imana. Bituma kiliziya development irambura cyane cyane y'Evangelie muri credo. Jambo w'Imana wigize umuntu abyarwa na Bikira Mariya ku ngoma yande, byose barabirondora bagira ngo batwereke uburyo abantu banyamurwanya Kristo babaye benshi. Na nibo tumvise mu somo rya mbere bari mu rwanya Kristo ko bariho bari gushaka guhakana ko jambo w'Imana yigize umuntu. Kwemera ko Imana yigize umuntu
aho niho kwemera kwacu, iryo zingiro n'ipfundo ry'ubuzima bwacu. Imana yaje kuducungura, iza kudukiza kubera impuhwe zayo, kubera ko idukunda, kadozi Imana yatuzaniye. Ijambo w'Imana yigize umuntu. Ese waramwakiriye? Wamwakiriye ku rwego ruhe rwa Herode? Wamwakiriye ku rwego ruhe rw'abashumba, abanyabwenge ba Ana, ba Simewoni n'abandi benshi cyane bagiye bamwakira? Wowe wakiriye ijambo w'Imana ute? Wasanga nawe ukiri mu mwijima, wasanga nawe ukiri mu icuraburindi, ukiri mu ngeso mbi, ijambo w'Imana ukaba utaramwakira. Kandi byaba isaha ya nyuma yageze yo kugira ngo urebe ibyo utatunganyije, maze 2025 uzavuga uti nanjye ngiye kwakira urumuri, ngiye guhinduka, ngiye kwiyeza, ngiye kugaruka, ngiye gutunganira Nyagasani, maze nanjye mbeho neza uko Imana ishaka, aho kubaho uko nshaka, aho kubaho ngengo n'umubiri n'irari ry'umubiri n'irari ry'ibintu, ahubwo ntegekwe ngengo n'Imana. Muri 2025 c'est la vision, nderekeza ndabona Imana. Vision no kubona Imana. Akamutagatifu Irene wavuze ati la vie de l'homme c'est la vie de Dieu, c'est la vision de Dieu. Mu buzima bw'umuntu nta kindi bushingiye, ntago ari ugukanura gusa ukanura ibintu, ahubwo no kureba Imana n'ubuzima hamwe n'Imana. Mubyeyi, kongera twibutse ahantu hatatu umuntu wese agomba kureba kugira ngo agere gute, kugira ngo habone Imana, cyane cyane mu gihe cya Noheli. Ahambere ureba ni mu ijuru, ugahabona Imana, ugahabona ubuntu bw'Imana. Aha kabiri ureba ni ku ruhande, ugahabona mugenzi wawe, ugahabona umuntu. Aha gatatu ureba ni munsi, ugahabona ibintu, bya bintu ugomba gukandagira, aho kugira ngo bigukandagire bigakubuza Imana. Umunsi wacuritse uwo murongo nawe uzacurama, utekereza kuri iyi foto y'ibintu byatangiye hejuru, Imana iri munsi. Aho bizarangira ucuramye. Mubyeyi, icy'ingenzi ni ukureba Imana, ubundi akaba turangamira tukinira abanyamurwanya Kristo, ahubwo tukakira ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Ngiye impera y'uku kwezi, isaha ya nyuma yageze. Ngiye impera y'umwaka, isaha ya nyuma yageze, kugira ngo utangirane na Kristo ubuzima bushya. Ejo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025, umunsi mukuru w'ubunani, umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya, ugumane na Bikira Mariya wakiriye ijambo. Bityo nubwo yari afite bantikriste, babayobe, babagombenamana, abanyamurwanya Kristo ba Herode n'abandi benshi cyane bagiye bashaka kumukuzamo yiriya nda, nawe Bikira Mariya mwisunge, azakuvuganire, mukorere nawe urugendo, kuko isaha ya nyuma yageze. Mubyeyi, akantu ngiye kuvuga ugashyiramo ubushishozi, wongera uko ubushakashatsi, uko buryo bavuze ngo ni ubushakashatsi, abishatse kuvuga ko bitararangira, nawe ujye ukomeza iperereza, ujye ukomeza ubushakashatsi buri gihe cyose, bityo nawe ukazamenya amakuru y'ukuri. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rusengero rumwe urwo mu giturage, bari bakennye iby'inyuma materiellement, ariko bitabira urusengero ari benshi baza gusenga, cyane cyane ku cyumweru. Ngo nuko umunsi umwe bya bindi by'uko nyine hari igihe tuba twiturije tukabona abandi bagira neza, bakaza bagatugira neza, ngo haza kuza abagira neza muri rwa rusengero, maze batangira kwiyemeza uburyo bazafasha rwa rusengero. Ngo bahera kwa pasiteri bari muri rwa rusengero, bati rero guhera no munsi abapasiteri bose b'uru rusengero tujye kubashakira amamodoka ahenze, muzajya mugenda mu mamodoka, nimuzajya kugenda n'amaguru, ahubwo muzajya mugenda n'amamodoka ahenze aho mugiye hose. Amashyingo kacu bose barishima cyane. Hanyuma urusengero tujye kurushyiramo ibyuma bikomeye cyane by'imizindaro, ku buryo rwose sonorisation nziza y'agataraboneka. Ibyo bavuze bagahita banabikora. Hanyuma abakristo bose buri cyumweru bazajya batambuka kuri biro yacu, ubundi bahabwa amafaranga kugira ngo babeho neza. Abakristo barishima cyane, ati mbega bagira neza. Hanyuma barangije babwira abapasiteri ati ariko condition iyi, muzajya mureka izo modoka tujya kubaha, buri cyumweru zajya zibanza zitware abantu zibashyire kuri biro zacu, mbese ku cyumweru tuzajya tuzikoresha kugira ngo abantu baze kugira icyo bafata kuri biro zacu. Mbere y'amasengesho abayobozi ba rusengero barabyemera. Icyumweru cyakurikiyeho nuko abakristo bose batonda umurongo bagiye gufata amafaranga, uko bari babyemeranyije mu rusengero. Baragenda bafata amafaranga. Uzi cyaje guhakurikira se? Nawe ndizera ko ahita ucyumva. Uzi ko cya cyumweru batongeye gusenga, cya cyumweru bya byuma bari baguze by'imizindaro bikomeye cyane biri aho ngaho mu rusengero, byabuze ababicuranga, byabuze ababikoresha, byabuze ababivugiramo, kuko bose batonze umurongo kuri ya biro bagiye gufata amafaranga.
biza kurangira rero rwa rusengero batojya gusenga kuko ku cyumweru nyine nawe urabyumva niho bajya gufata amafaranga. Umunsi w'icyumweru wahindutse wo gufata amafaranga, guhembwa, kwakira ibifaranga byinshi cyane, kandi koko bakabibona bikomeye. Ntuze kumbaza uburyo b'abapasiteri za modoka uko bakomeje kugenda bazigendamo, n'uburyo cya cyumweru batongeye na rimwe kongera kugaragara mu rusengero. Hagati aho bya nyuma nyine biracyari aho ngaho, bya bindi bagenda neza bari bamenye biracyari aho ngaho, abandi kuko bari kujya ku mafaranga yabo bishima bamerewe neza. Uzi ko abantu b'abakristo muri kwa rusengero baje kurabukwa ko bayisanze bari mu mashyirahamwe y'abatinganyi, abandi babaherezaga ibifaranga byinshi cyane, abatinganyi bafite ibifaranga byinshi cyane. Nuko rero bishoke ko na n'ubu bamwe bakiriyo, abandi baracyari gutembera bareba niba bazabakuraho ubundi bagasubira gusenga. Ntuze guhita ubimbaza, ariko iyo wafashe ikintu cy'abandi n'ubundi ntabwo ari icyawe. Nushaka gusubira mu rusengero uzasubiza iby'abandi, ubundi ubone kwegera Imana uko bikwiye. Abayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Attention aux faux prophètes. Nimwirinde abanyamurwanya Kristo, nimwirinde abagomera Imana, nimwirinde abantu bose baza mu ishusho y'intama bakadushuka, ariko mbere ari iki? Ari ibirura by'ibihubuzi bishaka kuduhubura ku Mana, bigashaka uburyo bwose byadutanya n'Imana. Nimwirinde. Reka dusoreze gutuntu dutanu ku mpera z'uno mwaka, bityo nawe uze kureba uburyo usoje uno mwaka n'uburyo gutangira undi. Icya mbere, urebe amafaranga yose wagize, ubukire bwose wagize, ese bwagufashije kugera ku Mana cyangwa amafaranga yarutanije n'Imana? Uzi kurunda amafaranga, ukunda amafaranga ibyaguye, ariko umutima wawe utari kumwe n'Imana. Aho ubukungu bwawe buri nta niho umutima wawe buri. Ni hehe amafaranga yawe uri? Niho ubukiye bwawe buri. Uzi ariko gukora ibikorwa by'urukundo nk'umugira neza, ariko nta rukundo ufite. Gukora ibikorwa byinshi cyane mu mafaranga, ariko ukabura Imana. Mbega bibi. Icya kabiri, wongera uze kureba amafaranga ufite ahantu yakura. Amashyirahamwe, ibigare by'abatinganyi, ibigare by'abasambanyi, ibigare by'abanywi inzoga, ibigare by'abasinzi, ibigare by'abagambanyi, wasanga ariho nawe ukura amafaranga. Ayo mafaranga ubwo bukira ukura aho ngaho kwa Sekibi, amaherezo uzakira nugera ku gasozi hejuru uhita ugwa hasi. Niryo tegeko y'abantu bazamuka, urazamuka wagera kuri some hejuru, ugahita ukora shit, ugahita umanuka hasi. Nawe niba utunze amafaranga atari yawe yo kwa Sekibi, y'abatinganyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwose, uzamenye ko atari yawe. Niba uri umukristo, aho niho kugwa kwawe bizatangirira. Uwo ni umuriro wawe, urwo ni rwo rupfu rwawe. Ibitari byawe ubirwanye rwose, reka azagira icinja mu mufuka wawe gitari cyawe. Nubwo wabaho mu bukene nk'abari abakristo, ubukene ntacyo bwari kuba butwaye. Ikibazo no gukena mu mutwe, kutumvira Imana. Ijwi ry'abahanuzi batari bo baraza bagatubwira akaba twumvira faux prophète, ariko abahanuzi b'Imana, abahanuzi b'ukuri, ijambo ry'Imana urumuri, tukarihunga kumvira Imana. Icya gatatu twazirikana ni abantu ngiye naba narashutse. Ku mpera z'uno mwaka nongera ndebe, ese nta bantu nashutse, nta bantu nashoye mu bigare, nta bantu nagiriye nabi, nta bantu nagambaniye, ntaho nabaye responsable akaba ari njye ugaba igitero kijya kwa runaka gikora imirimo itari myiza y'abahanura b'inyuma banyamurwanya Kristo. Ku ruhande rwanjye ntawe nagiriye nabi, ntawe nagambaniye, ntawe nashoye mu ngeso mbi, ntawe nashoye mu mashyirahamwe y'abatinganyi, ibigare by'abasambanyi, ibigare by'ibisambo, ibigare by'abajura, kandi ndi umukristo. Kandi byaba icya kane, n'urugero rwiza rwa Mutagatifu Aloyizi. Umunsi umwe mwarimu ngo babonaga Aloyizi, Mutagatifu Aloyizi wari umwana mwiza, très sympathique, witonda cyane, kandi ariko anakunda no gusenga. Nuko umunsi umwe mwarimu waza kumuherana amubaza ati, ariko se Aloyizi ngo nimubwire, Imana iramutse wumvise ko Imana yaje, ukayumva kuri iyi saha ati Imana iraje, wakora iki? Aloyizi ngo yari ari gukina. Nuko mwarimu yari yiteze ko azamubwira ati, nahitira muri chapelle ngapfukama agasenga bikomeye cyane. Nuko Aloyizi ngo aramubwira ati, nibyo numvise ko Imana yije, nakomeza ngakina. Amen. Ni koko nawe uze gukora umwitozo. Umwana gukina n'inshingano ze ni byiza, urabikomeza nyine kuko ari byiza. Ese nawe nyagasana aje kuri isaha ya nyuma agasanga uri nko mu nzu y'indaya, wakomeza ukayigumamo? Agasanga uri umukristo
wasinze wakomeza ugasinda agasanga uri umukristo uri mu nzu zidafututse uri mu nzira uri gukora ibibi uri mu gihuru uri mu kigunda wabikomeza niba wabikomeza rero niba wabikomeza uko nyine wasanze ari byiza ariko yari bibi nawe ugira isoni y'ikimwaro cy'iminsi 25 neza ukabura iyo warigitira ngaho rero ku minota ya nyuma benshi uzashaka kwirukira muri chapelle bitagishobotse tuzashaka guhura n'Imana kurwanya ingeso bitashobotse uyu mwaka ongereze gufata akanya wisuzume urebe aho uri ubuzima urimo desordre urebe niba utari kure y'Imana hanyuma wongere ugaruke ejo itariki ya mbere uzayitangire ufite umurongo muzima ufite vision nzima kugira ngo igasani umunogere buri munsi ukora neza buri munsi aho uri habe hari Imana dore ko ubuzima n'ihirwe nyakuri nuko uri kumwe n'Imana aho uri hose nta tamora Imana igira ngo Imana iraza kuba ndetse akanya gato y'isaha ntiza kuba mpari Imana ntiza kuba ihari Imana buri kanya ibiri kumwe nawe cyakora wowe ushobora kuba utari kumwe n'Imana bitewe na vision zawe uri gushaka gukoresha muri division icyanyuma cya gatanu ni examen de conscience kongera kwisubiramo ugakora ikizamini muri wowe cy'umutima nama dore ko abadogiteri science sans conscience n'est qu'une de l'âme ngo igihe cyose uziga for prophète docteur ariko umutima utawufite zero uze kwicara mu nzu yawe cyangwa mu kiliziya abantu benshi bakagombye gukora urugendo mu kiliziya ukavuga ati hari ubu nicaranye na Yesu gasaha kamwe à la fin de l'année umwaka ukarangira nanjye mpuye na Yesu rimwe byibuze ubundi ukijyamo umutima wawe ukavuga ati harya Yesu dore ibyo nakoze muri uno mwaka byose bikaza ya filime ubuzima bwawe kwa gushengera n'imbere y'isakramento ya filime kaza ubundi ukareba ibyiza wakoze byiza très bien nakoze neza nyagasani wongera imbaraga zongera nkore neza ibi nabikoze nabi nyagasani mbabarire koko sindasubira uyu naramuhemukiye Yesu mbabarire bishize gusoreza kuri kwa tuntu dutatu twatangiriyeho usoza usaba imbabazi umugore wawe umugabo wawe mu bana ubona wahemukiye mu uti mbabarira I'm sorry mbabarira hanyuma bwa kabiri uze gushimira uwo ubona yakugiriye neza hari uwagufashije hari uwakwitangiye hari umujyaneza wese umubwira uti warakoze thank you merci beaucoup buhoro umushimire hanyuma hani ibyo wasaba n'Imana ati nyagasani ibi byarananiye n'ukuri iyi ngeso yarananiye ndagusabye kugira ngo umbabarire ndagusabye nyagasani umfashe buri ugasaba Imana kuko tube basaba Imana nyine dusaba Imana kuko kugaje ntacyo twakwishoboza nta nicyo twakwimarira turabanyantanye n'abanyabyaha ariko nyagasani ni wadushoboza nyagasani uzatube hafi kumpera uzatube hafi izi mpera z'uyu mwaka utube hafi ejo tuzatangira umwaka mushya muhire 2025 tukunogeye kwisuzumye twicujije maze uzabane natwe tugende neza mu butungane bwawe kushaka buri munsi mbese Imana ibaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa diocese ya Cyangugu.